Ubuzima ni urugendo, ubyange cyangwa ubyemere, isi ntizigera irekera kukwigisha amasomo n'inyigisho ubikuramo nabyo ntibikabure kugukomeza. Nk'abantu babi ntuzabura guhura nabo uko byagenda kose mu rugendo, ariko nanone ibi ntibizatuma udahura n'abantu beza babandi bazagusobanurira buri kimwe, inyamara ntibakikwishyuze ibyo bazagukorera, ndetse kandi na ya neza bakweretse, ndetse kandi n'ibyishimo ubwabo baguteye. Ibyo ntuzabyibeshyeho na gato, hanyuma ibyo ngibyo bitumye waya impamba yawe, hanyuma utangire gutekereza ko abo bantu bashobora kuba babikoranye urundi rukundo urwo ari rwo rwose. Ugomba kugira amakenga ibyo wanyuramo byose. Uzahura n'abagome kandi ndetse n'abambuzi, kandi uko bizagenda kose bazakoresha ububasha ndetse n'ubwenge bafite kugira ngo bakwake utwawe, ariko abo ngabo ntukabatindemo, jya bareka ukomeze urugendo rwawe. Aho ngaho kandi ni nawe uzakura imbaraga ndetse n'amasomo atari make azagufasha gukomeza urugendo rw'ubwo buzima nanone watangiye. Amahoro n'ubwiza, umutuzo n'ibindi, ibyo ngibyo byose bibarizwa muri wowe mo imbere. Mu gihe uzagira ibyishimo bitari guturuka mo imbere muri wowe, uzamenye ko urimo guhomba byinshi. Dore kandi ibyo ngibyo nubisobanukirwa utigeze nanone ubimenya, nyamara warumvishe iki kiganiro, niwe uzatangira kwicuza maze ukumva uburyo wahombye byinshi. Inyamara turanga ngo tugusobanurire buri kimwe cyose, maze uzanyure mu buzima wemye kandi uhagaze neza. Niba wumvishe iki kiganiro uri umwe mu banyamahirwe, bimenye kandi ubimenyere, nyuma utazabaho nanone ubuzima bwawe bwuzuye agahinda no kwicuza ko hari ibyo utamenye, nyamara kandi byarashobokaga ko ibyo byose bitega amatwi hanyuma ukabimenya. Hari na benshi kandi batazatinda kukwereka inzira nziza ugomba gucamo, ariko nanone bigusaba ko uzagira umutima wawe kwigira inama, hanyuma ukamenya niba ibyo ngibyo barimo kukwereka bikwiriye koko, hanyuma nawe ukabona ubwo kubikurikira, kuko akenshi nanone utamenya niba bizaba biciye mu nzira nziza. Bigusaba ubwenge bwawe, kandi akami ka muntu ni umutima w'umuntu, hanyuma umutima wawe niba ukugira inama yo gukomeza urwo rugendo, urukomeze rwose. Kandi nanone ntuzigere wirengagiza bya bintu ukunda, hanyuma ukurikire ibyo udakunda, kuko kiriya kintu ukunda akenshi kiba kirimo amahirwe menshi utabasha no kubona uko byagenda kose. Umuntu abamo abantu benshi, nk'ubu nta gitangaza cyo kuba umuntu yagukura mu mwobo, ndetse kandi akakugirira neza, akaguhanagura ndetse cya cyondo cyose akakikumaraho. Ariko nanone ibyo ngibyo ntuzabyiringire, yemwe kandi ntuzatume ibyo ngibyo ubituma uwo muntu umuhereza icyizere cyawe cyose, kuko akenshi abantu bashobora guhinduka, ndetse kandi ugasanga uko wamutekerezaga atari ko ameze, maze bikagutungura bitewe n'uko wa muntu wakugiriye neza nanone ubonye yakweretse urundi ruhande rwe, nyamara akugirira nabi mu buryo budasanzwe, yaravuyemo umugambanyi ndetse kandi n'umuntu ukomeye ushobora kukugirira nabi, ndetse n'ubuzima bwawe atabusize akaba yabutwara. Ibyo ngibyo ujye ubizirikana, maze bitume ubasha kumenya uburyo abantu bateye. Umuntu ashobora kukwereka uruhande rwiza mu gihe yabishatse, ariko nanone ntabwo ari igitangaza kuba yahinduka hanyuma akakwereka uburyo ari mubi, kandi n'ibyo yagukorera byose ukabifata mu biganza byawe nanone bitagutungura, kuko akenshi wenda ushobora kuba warabonye uburyo abo bantu bashoboraga kuba bafite ubumara nk'ubw'inzoka z'inkazi, nyamara wenda bakakwereka uruhande rwiza atari uko ari beza, ahubwo mu mitima yabo ari babi, ndetse kandi ari abatindi. Imbaraga n'amasomo uzabikuramo bizagukomeza muri uru rugendo kandi bigutera imbaraga. Uko uzayobora abantu muri sosiyete, ibyo ngibyo uzamenye ko nanone imyumvire yawe atari y'abandi bose bagomba kugenderaho. Yego uzagira abajya ku ruhande rwawe, ariko bose siko babyumva kimwe nawe, kuko nanone amarangamutima yawe n'ayawe nyine, n'ayabo n'ayabo, kandi buri ruhande rwose rugomba kugira abo bitavuga rumwe. Ibintu nanone nibikuyobera kandi nanone ukabona nta control cyangwa ubushobozi ufite bwo kubigenzura, ibyo ngibyo birakurenze nyine, ujye ubireke bigende. Nanone uzamenye ko abo nanone utwaza akenshi ukabaha amazi yo kunywa cyangwa ukabavura amaso, nyuma aribo bayagukanurira. Nanone utekereze uvuge ngo mbese niba nagiriye neza runaka, ese nanjye mwitezeho ineza,
uzagire neza nta muntu n'umwe witeze ko azayikwishyura. Aramutse ayikwishyuye ni byiza, ariko nanone ntuzayimutegerezeho kandi ntukabyiringire. Nk'ubu nanone kumenya uko utwara ibintu mu buryo bwose, ugomba kumenya ko ubushobozi bwo kuyobora abandi ibyo ngibyo ni imbaraga, ariko nanone kumenya uburyo wowe ubwawe wiyobora ndetse n'uburyo utwara ibintu ibyo ngibyo birenze ubushobozi, ahubwo ni ukwigenga ndetse kandi n'ubudahangarwa wowe uba wifitemo, kuko akenshi usanga niba uzi gukontorora amarangamutima yawe cyangwa ukamenya uburyo uyatwara ndetse ukamenya mu gihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo guceceka, byose ukaba ubizi ku murongo, akenshi amagambo yawe azarushaho kugira agaciro kandi ibyo uvuga nibwo bizarushaho kumvwa n'abantu benshi. Ndetse kandi urabizi neza ko ahantu hose utagomba kuvuga ibyo ubonye, aho kugira ngo uvuge abantu benshi bahita bavuga ngo iyo birutwa akicecekera ntuzaba ari wowe. Akenshi usanga benshi baratakaje indangagaciro yo kuba abagabo ndetse ugasanga baravuga cyane kurusha radiyo, ariko ibi ngibi ntuzabibarizwemo. Niba ugize amahirwe yo kumva iki kiganiro, ibyo wowe ubwawe ubona nk'intsinzi ndetse kandi ubikunda, ibyo uzabikurikire hatarimo ingingimira ndetse no kwikanyira uko ariko kose. Nanone uzahura n'abacantege benshi bakubwira ko ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bizakugezaho kandi bakubaze uburyo ubikora. Inyamara ntukibagirwe ko ibyo byose bitazabura ubucakura nanone bwabo bazakoresha kugira ngo bamenye aho uri ikibazo kiri ndetse n'aho ufite imbaraga nkeya. Kandi uko wagira ibibazo uko ariko kose, ntukajye ugenda ubiganyira buri muntu wese, hanyuma umubwire ngo buriya kandi sha runaka nagize ibibazo runaka, hanyuma utangire umubwira inkuru z'ibibazo byose wahuye nabyo. Akenshi bajye bakubona mu bibazo hanyuma bakubone wabivuyemo, inyamara batazi uburyo ubigenza. Akenshi ku gasongero uzasanga ari wowe nanone uri kubayobora, bitewe n'uko bibaza ko ahubwo wowe nta bibazo ugira cyangwa batekereze ko ufite ubundi bushobozi budasanzwe. Ariko akenshi nta muntu ukunda kuganira n'umuntu urimo kuganya gusa. Ese kandi urumva yakubwira iki? Nanone kandi abo ngabo bazaza bakwiruka inyuma kubera ko ufite amagambo y'agaciro ndetse kandi na byinshi bakwigiraho, inyamara atari uko wowe ubwawe ubuze ibibazo, ahubwo ari uko wamaze kumenya uburyo ugenzura ibibazo byawe kandi ukamenya n'uburyo ugwana nabyo kandi ukabivamo. Ndetse kandi ibyo bigatuma ugira imbaraga zidasanzwe, ugakomera ndetse ukagira imbaraga rwose buri muntu wese atangarira. Ndetse kandi na ba bandi bose bagenzaga ubuzima bwawe bakibaza uburyo ubigenza n'uburyo usimbuka imitego yose bagenda bagutega mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta yindi ntsinzi iyo ngiyo aba ariyo urwanisha kandi guhera uyu munsi ndetse kandi no mu gihe kizaza. Ubuzima buzakubera nk'uburoze. Rimwe uzumva abantu bavuga ngo isi ni mbi ndetse rwose n'abayituye ni babi. Ibyo ngibyo rwose bizakumunga kugeza ku munsi uzinjira mu mva, inyamara atari bwo buzima wari ukwiye kuba urimo. Nanone nyamara ubuzima ari impano, ahubwo benshi mubize cyangwa se mubize aya masomo bagafata n'ingingo nyamukuru zayo ndetse kandi bakamenya ko ubuzima ari ingenzi, abo ngabo bazakomeza babucunge kandi bumve babugumamo. Nanone kandi ntuzabura kubona abiyahura biyaka ubwo buzima bahawe, inyamara hari benshi nanone bumva babugumana ariko batabubona. Tekereza, wumve, wibaze ngo mbese uriya muntu uri kwa muganga mu gihe yakumva umuntu wiyahuye, ese atekereza ko ari umunyabwenge? Natwe ubwacu turi bazima turamunenga. Hanswe uriya muntu uri kwa muganga aba yumva ari ikigoge kuko yakinye n'ubuzima bwe, nanone ubuzima abandi barimo kuririramo nyamara batabasha kubona, hanyuma bwe we akabwiyambura. Buriya ubuzima ni impano ikomeye cyane ndetse kandi buri wese ubufite, ndetse kandi wamaze kwisobanukirwa abujyanamo icyaga cyiza ndetse kandi bukamuryohera. Icyo bigusaba gusa ni ukwemera ko hari ubushobozi bwawe aho bugarukira, hanyuma ukamenya nk'ubu hari ibyo utagenzura, nko kugenzura niba abantu bapfa cyangwa barwara, abababara. Ntabwo ibyo ngibyo uzabigenzura,
uko uzashimisha abantu kose n'ubundi niho hazabura ibibababaza ukundi, cyangwa ngo wenda ukemure ikibazo kimwe cyari kikubabaje cyangwa cyari kibabaje umuntu runaka, hanyuma nuramuka ukimukemuriye nyuma n'ubundi yongera arire ashaka n'ubundi ibyo yakora byose kugira ngo ibyo bibazo nanone yisanzemo nyuma yongera bikemure. Uzabikemura kugeza ryari? Wowe urinde. Hanyuma se niba wumva ko umuntu wamuhaye amavuta yo kwisiga n'ubundi n'ejo bundi azarira ashaka isabune cyangwa ashaka ibyo kwambara, n'ubundi avuge ko n'ubundi ibyo wamuhaye nta kintu na kimwe byigeze bimumarira. Ibyo ngibyo jya ubizirikana. Ntabwo ushobora kugenzura buri kimwe cyose muri ubu buzima ngo hanyuma wumve ko ari wowe cyangwa ari wowe telekomande byose bigomba kugenderaho, ngo hanyuma ube wowe umuyobozi wabyo byose. Uzabe nk'akarabo mu muyaga gahuhwa n'umuyaga, hanyuma aho umuyaga werekeza akaba ariho gacuramira kakongera kakegwa. Urukundo narwo kandi ntuzigere urwishukaho ngo hanyuma utekereze ko ari umunyenga ugomba kubona uko byagenda kose. Urukundo narwo rurababaza, runa amarangamutima ndetse n'ibyiyumviro ugira ku muntu wakunze. Ntibizabura gutuma uyu nguyu wumva ko asobanuye buri kimwe cyose mu buzima bwawe, ariko se nanone ibi ngibi usanga benshi babyikorerana umuvumo ndetse n'umubabaro babikuramo, hanyuma bakumva bakiyaka n'ubuzima bwabo, akenshi bikarangira bapfuye inyamara atari wo musaruro bagakwiye kuba babona. Icyo yabananiye ni ukumenya uburyo bagenzura amarangamutima yabo, kuko wenda bimariyemo abo bakundanaga hanyuma bo baza kubahemukira. Rimwe hazagira icyo bapfa nanone bashwane, hanyuma abo ngabo ntibazabura nanone kwangana urwango rutigeze rubaho ndetse rukubye rwa rukundo bakundanaga inshuro 100. Urwo rukura amacuri ndetse kandi rugahinduka urwango rutigeze rubaho cyangwa rugirwe n'uwo ari we wese. Aho umwe anyuze undi ahanyuze umuriro. Rurababaza uko bagenda kose ndetse kandi nuko ibyo bose bigomba kugenda. Urukundo ubwo rwose ntabwo ugomba kuruyobora cyangwa ngo ugire ngo wenda hari ibindi byose waruzanamo ibyo ari byo byose ngo kugira ukunde ugarurira muntu mwatandukanye. Urwo ntuzarubona umunsi nanone uzumva utiteguye kwakira ibyo byose nkubwiye, umubabaro ndetse n'ibyishimo byose biruvamo. Ntuzigere urwinjiramo, uzarwirinde nyine, kuko nyine nta bushobozi ufite bwo kubigenzura. Nanone ibyo ngibyo uzabimenye. Nshimiye wowe wafashe umwanya wakadukurikira. Jye mwari kumwe, nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sable best.